Ubusanzwe tugiye kubigisha setingi za watsapu, abantu mudasobanukiwe setingi za watsapu, uyu munsi tugiye kubigisha ku bijyanye na setingi za watsapu. Nk'ibisanzwe tugiye kubigisha setingi za watsapu nk'uko twabibabwiye, hari abantu bamwe mugiye mudasobanukiwe setingi za watsapu, ariko uyu munsi tukaba tugiye kubigisha ni gute wakoresha watsapu yawe neza, ni gute wakoresha setingi zawe za watsapu neza. Turagushimira wowe uteze amatwi Final TV, icyo tugusaba ni ugukora like, share and comment ndetse subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu tukugezaho. Zimwe muri setingi za WhatsApp tugiye kukugezaho ugiye kuzireba, bamwe ntabwo muzi setingi za WhatsApp uburyo zigenda zikora, ugasanga bari kubashyira mu magurupe atandukanye. Abantu bamwe na bamwe ugasanga bagushyize muri groupe ya WhatsApp ntubishaka, ukaba wenda udashaka kugaragara kuri online kandi uri online, ukaba ushaka kwerekana kuba wasoma ubutumwa bw'umuntu ariko we ntabibone ko wabusomye. Icyo tugiye gukora rero ni ukukwereka setingi za WhatsApp zigiye zitandukanye. Reka dutangire tujya kuri WhatsApp nk'ibisanzwe, uraza ugakanda kuri WhatsApp, ngira ngo urayibona nawe muri telefone yawe urayifite, ugasubira inyuma ukaza ugakandaho, ngira ngo WhatsApp yanjye murayibona uko imeze, muragenda muyibona ngo uko imeze. WhatsApp yanjye icyo ukora, uraza ukajya muri setingi zawe ugakanda kuri turiya turongo dutatu two hejuru, ngutu hano, ngutu ukemizaho, ukaza hano kuri setingi. Urabona hano hari ahambere handitse ngo new group, ahandi new broadcast, ring device, street message and setting. Rero utu twose mwazatubwira tukatubabwiraho uko dukora. New broadcast, ring device, street message, settings. Ako twebwe turaje dukore kuri iyi setting, niho tujye kubigisha nk'uko twatangiye tubibabwira, twemezeho. Icyo tugiye kubabwiraho ni aha kuri akawunti ahangaha, ngira ngo murahabona, dukandeho cyangwa se akawunti iyo tuzababwira kuri akawunti nayo tuzayiga ukwayo. Reka tubabwire kuri privacy handitse ngo blocked, ndari kubabwira kuri ahangaha. Nizere ko turi kugendana. Ukande kuri privacy ukandeho. Tugiye kubabwira kuri ibi bintu rero muri kubona ahangaha, turababwira iby'ingenzi mu abantu bakunda gukoresha, nawe ubimenye. Reka dutangirire kuri ahangaha, dutangirire ahangaha tubasobanurira reka dutangira ngo who can see my personal information. Ni ahangaha nyine izi setingi zaje zishaka kugaragaza yuko wiyavuze izi ni izi zahangaha, guhera ahangaha ni ugucira ahangaha. Iyo bavuze aka kapariti bashaka kuvuga ko gagarukiye ahangaha. Who can see, ninde wabona information zanjye. Reka duhere ahangaha, reka duhere kuri aha, duhera aha. Ngira ngo murabibona, reka tuvuge kuri aka, ngira ngo murakabona aka tugiye kuvugaho, profile photo. Reka tubanze kuri profile photo. Iyo bavuze ngo profile, ni bande bagomba kureba profile yawe y'ifoto? Abantu bagomba kuba bemerewe kureba profile yawe y'ifoto ni aba bakurikira. Dukandeho who can see my profile, everyone. Ahambere bari kutubwira ngo, baratubwira tuherekane neza ko hameze, tuherekane
aha hambere ngira ngo murahabona, aho bitari kugaragara neza sori mwihangane, aha hambere murahabona, n'aha ha kabiri murahabona, aha n'aha ha kabiri murahabona, aha ha kabiri naho ngira ngo murahabona, n'aha ha gatatu murahabona, n'aha ha kane, n'aha ha kane ngira ngo murahabona. Hano hambere havuga ati everyone who can see my profile. Biba bishatse kuvuga iki? Ninde wabona ifoto yanjye? Ese ni buri muntu ukoresha WhatsApp? Ese ni my contact, ni nimero zanjye? Ese ni nimero, ni my contact except nimero nahisemo ko ariyo ireba nimero yanjye? Nta n'umwe ugomba kureba porofayiro yanjye, ifoto nyine iri kuri porofayiro yanjye indanga. Wowe ushobora guhitamo icyo ushaka. Urabona ko njyewe nahisemo everyone. Porofayiro ni buri muntu wese ukoresha WhatsApp afite nimero yanjye arayireba, ariko ushobora kuza ugahitamo ngo my contact. Ubwo umuntu uzajya uyireba ni umuntu ufite nimero zawe, cyangwa se ukaza ugahitamo my contact except, usibye uwo wahisemo. Aha ngaha urategereza ukarodinga ukareba nimero ushaka ukayihitamo, aho kugira ngo video idatinda njyewe ngiye guhita nsohokamo. Urabona ko phone itari kwihuta ngo uhite inyereka nimero zanjye, ariko wowe urabikora bagahita bakwereka nimero zose ufite muri telefoni zikoresha WhatsApp, ugahitamo iyo ushaka. Umuntu ushaka ko uzajya kurebera profile ari wowe wenyine ugomba kureba profile yawe, ukadusubira inyuma, cyangwa ukaza ugahitamo aha ngaha nari mberetse aha kuri contact. My contact ni umuntu ugufitiye nimero niwe ureba nimero yawe, ariko aha ngaha ho rero ukuntu bimeze, aha muri my contact except uhitamo abantu bazajya bareba porofayiro yawe. Ubwo umuntu utahisemo, abandi bose baba ufite nimero baba utazifite, nta muntu ushobora kureba porofayiro yawe ngo bikunde. Kadusubira inyuma naho mbereke n'ahandi, naho muri nobody hano ho nta n'umuntu n'umwe ugomba kureba porofayiro yawe. Aha kuri nobody nta n'umwe umuntu ugomba kureba kuri porofayiro, ariko njyewe reka njye mpitemo everyone. Bitewe na connection uri gukoresha, niyo mpamvu njya muri kubona biri kurodinga gusa, bizakunda uzemezaho bite bikunda. Connection yanjye irimo iragenda gakeya. Reka dusubire inyuma tubereke n'izindi setting. Nizere ko turi kugendana. Sawa, dusubire. Nizere ko turi kugendana. Twari tuvuye kuri porofayiro. Aha turaharangije, I think. Aha turaharangije, tugiye aha ngaha. Ngo turi kugendana, tugiye aha, tugiye ku k'ubururu. Tugiye ku k'ubururu, tuveho twemeze kuri last seen and online, wemezeho. Ngira ngo who can see my last, ninde ugomba kumenya igihe mperukiraho. Aha ngaha mukurikirane neza. Aha mbere everyone, buri muntu wese. My contact, usibye umuntu ufite nimero yanjye gusa. My contact except, usibye uwo nahisemo kareba igihe ndi online, mu gihe ndi gukoresha WhatsApp, nta n'umwe. Hanyuma ni nta n'umwe, reka nicyo bisobanura. Rero ushobora kuza ugahitamo ngo everyone. Njye nari narahisemo my contact. Everyone ashobora kubona ko ndi online, ariko ushaka wavuga ati nta n'umwe. Ushaka wavuga ati contact ku nomero zanjye, uwo nahisemo my contact except, uwo nahisemo. Urabona ko bari kuhita banjyana muri nimero mfite,
nawe bazahita bakujyana muhitemo nimero ushaka izajya ikubona uri online yonyine, cyangwa se ugashyiramo ngo nobody, nta n'umwe ugomba kubibona, nta n'umwe ugomba kubibona. Njye reka ngumye nshyiraho ko nta n'umwe ugomba kumenya ko ndi online bitewe n'ibyo ushaka. Aha hasi ho baratubwira, ngira ngo aha hasi muri kuhabona aha ngo who can see when I'm online. Sorry, hano wenda nabayobejeho, hano nabayobeje, hano aha mwihangane video iraza gutinda, aha who can see my last scene, ninde ugomba kumenya igihe mperukira kuri WhatsApp. Everyone, my contact, umuntu wese mfitiye contact n'umfite contact agomba kubimenya, niwe ugomba kubimenya wenyine. Naho my except contact nimero nahisemo niwe ugomba kubimenya, cyangwa se aha nta n'umwe, njye nahise ko nta n'umwe ugomba kumenya igihe mperukira kuri WhatsApp. Noneho hano hasi, aha hasi ho biravuga ngo who can see when I'm online, ninde ugomba kumenya nimba ndi online. Urabona ko njye nashyizeho ngo buri umwe, hano nashyizeho ngo everyone, buri umwe wese agomba kumenya ko ndi online. Hano ho ngo some as last seen, everyone, some, bamwe na bamwe bagomba kubibona. Hano ho wenda iyo uvuze ngo some as last seen, uvuze ati bose bagomba, aho hari ubihakanye ko nta n'umwe ugomba kumenya ko uri online. Ahangaha niko bivuze, ngira ngo murabibona. Yes, ushobora kuza ugahitamo hano ukavuga ko bamwe na bamwe, hano nta n'umwe ugomba kumenya kuri online. Ahangaha buri umwe wese agomba kumenya ko uri gukoresha WhatsApp. Ndibaza naha musobanukiwe. Reka dukomeze tujye kuri iyi ngiyi, kuri iyi about naho tugiye kuvuga. Yes, about who can see, ninde ugomba kumenya, nyine kumenya amakuru yanjye yose ku bijyanye na WhatsApp, nyine kugira ngo umuhe access. Everyone who can see my about, niwe ugomba kumenya nyine profile ninde. Biraho kuko n'umuntu yemeza kuri nimero yawe akareba se uri ukora ibiki, se WhatsApp yawe ishingiye ku ki, ukora business. Hari abantu bandika kuri WhatsApp ugashyiramo yashyizeho ngo nkora business, ninde ugomba kukumenya. Buri muntu wese, buri muntu wese agomba kukumenya. Everyone, hano hambere everyone can see, kureba ibintu biri kuri profile yawe byose. My contact, ngerashye kuri contact, my except contact, sibye nimero nahisemo niwe ugomba kumenya, nta n'umwe. Njyewe reka nishyiriye kuri nta n'umwe, nshyire wenda kuri everyone nta kibazo. Tumanuke tuveho, aha turaharangije. Ushaka wakongeraho Facebook yawe account, nabyo nzabibereka nimubishaka, nimba ushaka. Aka turakarangije nkongeraho, murabibona. Dukomeze. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, like, share na comment. Iyi ni Final TV. Twakomeje tugiye ku ka gatatu, ndakeka tugiye ku ka kane, ngaka status. Se ninde wamenya, ninde ukwiye kubona status zawe, se nta n'umwe ukwiye kuzibona, nabyo urabisobanukirwa. Uza ukanda hano who can see my status, ninde ugomba kumenya status nashyizeho. My contact, njye nashyizeho my contact, nimero yanjye, uwo mfitiye nimero ariwe nahaye uburenganzira, uwo nahaye uburenganzira mfitiye nimero,
only share with, uwo nayisharinze gusa. Ngewe urabona ko nashyizeho my contact, urabona ko nashyizeho my contact. Nawe washyiramo ibyo wifuza n'uburyo ubyifuza. N'aka turakarangije, ndabaza ari aka kane nako turakarangije, dukomeze. Ndibaza ari utu tw'ingenzi redi abantu batari babisobanukiwe. Hano no gusetinga igihe nzabibigisha. Ni ukuvuga ati reka nsetinga igihe mesaje zizajya zimara kuri nuza, nabyo reka mbibigishe. Nabyo tubivireho icyarimwe. Hano ni ugusetinga igihe, aha ni ugushyiraho igihe mesaje zose ziza kuri WhatsApp zawe zizajya zimara zigahita zisiba. Nabyo reka tubibereke. Uraza ugakandaho start new chat with disappearance messages sets. Aha bishatse kuvuga ko ni igihe mesaje zizamara kuri telefone yawe. Hari abantu badakunda mesaje nyinshi kuri WhatsApp zabo zigahita zisiba. Mu gihe cy'iminsi 90, kugize gutya yaba ari igihe cy'iminsi amasaha 28 yashira zigahita zisiba. Iminsi 90, wowe uhitamo icyo ushaka cyangwa byose zizajya zisiba. Iyo ukanze kuri off nuko zizajya ziva hari uko ari wowe wazisibye cyangwa se WhatsApp yawe yavuye muri telefone. Ngewe uri kubona ko nahisemo iminsi, nahisemo ko ari igihe zitazajya zisiba atangiye nzisibye. Dukomeze n'aka turakarangije, aka twikomereze. Reba tugeze kuri 5 step 5 group. Tujye kuri group. Tujye kuri group ngiyi irengo murayibona ngiyi hano. Dukandeho who can add me in group. Everyone ushaka bati ni buri umwe wese ugomba kunyandikira muri group, ukazikatikingaho ukaza uvuga ati everyone azanyikiramo, ukaza send my contact, ukafitamo nimba ari umuntu ufitiye nimero zawe, ugufitiye nimero ari uzajya ugushyiramo my contact accept. ubona hisemo kunyinjizamo. Hano ni everyone, ngewe nahisemo my contact. Ugomba kunyikira muri group. Nawe wahitamo ibyo wifuza. Ni step tukaba turayirangije, tukajya ku yindi. Live ntabwo ari ngombwa, ya live location call ntisi ngombwa, nta bantu bayikoresha kuboroka. Nko kuboroka umuntu, hari abantu nabo batazi kuboroka. Aka kerekana abantu waborotse, kerekana abo waborotse. Kandeho ngewe ndadore aho naborotse ariho nguyu naramuborotse. Ushaka wakandaho cyane ukagumishaho, ugahita ukanda uniboroka agahita avaho. Ukandaho cyane, warangiza ugaza ugakanda kuri uniboroka ugahita umuboroka. Ariko kubera wenda umuntu ashobora kuba agutesha umutwe ukamuboroka, washaka kumuborokora ukaza ukanyura hano block contact. Ushobora no gukoresha finger ushyiramo urufunguzo, ibyo tuzabivuga mu yindi video. Ndumva ari ibi utu tuzatubabwira mu yindi video. Wowe nimugire ikibazo cy'isabwa, utu tuzatubabwira mu yindi video tuzakora. N'ibindi tuzabwira WhatsApp ni ndende, tuzavuga kuri YouTube n'ibindi bitandukanye. Wowe icyo usabwa ni ugukora like, share and comment, subscribe. Muri comment mukatubwira ibyo mwumva twabigisha bigiye bitandukanye. Ciao, Mana igumye ibahe umugisha mwebwe mudahwema kudukurikira kuri Final TV. Ibiganiro byo nakagaruka. Ciao. Murakoze cyane.